mwakuze mwumva CIA, abantu benshi bakunze kumva ngo CIA yakoze ibi, CIA ikora ibi ngibi, abenshi baranayitinya bakavuga ati icyo kigo giteye ubwoba. Ariko se CIA waruzi yuko ishobora kwinjirira muri telefone yawe iyo ngiyo ufite ngo mu rugo, bakinjira kuri televiziyo yawe iri imanitse mu nzu, zira televiziyo z'amasmart mufite, barangiza bagakoresha televiziyo yawe yo mu nzu niyo yabijimije, bakajya bumva ibyo uvugira mu nzu, bagakoresha iyo laptop yawe bakayihakinga bibereye aho bari. Laptop yawe ikajya bashyira amashusho yawe, amajwi yawe ibyo uri kuvuga niyo yabijimije, yaba iyo telefone yawe cyangwa se televiziyo imanitse mu nzu. Icyo ngo CIA ikora, bashobora guhakinga televiziyo yawe iri imanitse mu nzu rwose ubone kwereka amashusho, bagafata kira twitwaga ngo ni speaker za televiziyo cyangwa se tubafure twa televiziyo turadusohora amajwi, bo bakahita bakaduhinduramo mikrofone ikurura amajwi yawe kugira ngo wumve imiziki, ukajya wumva imiziki, ariko izo bafure ziri muri televiziyo zikaba zabashyira n'amajwi bakakumviriza. Kumva urwego rw'ubushobozi bafite, uburyo mushobora kwicara muri salo muri kuganira televiziyo yijimije, bo bibereye muri Amerika, iyo televiziyo yawe iri kubashyira amajwi y'ibyo muri kugambanira muri iyo salo muri kuganiriramo. Urumva urwego bariho. Ibi rero mbikuye hehe? Uyu mugabo ni umugabo mwita ngo uyu mugabo yasohoye icyitwa ngo ni Honest Box, yahoze ari uwa CIA, ubu ngubu bari kugenda amena amabanga ya CIA. Ni ibintu byinshi twibazaga kuri CIA uyu munsi wa none, bitewe n'uyu mugabo wabakoreraga wamaze gutoroka, ari kugenda amena amabanga y'uburyo CIA ikora. Nimba uri umuntu wifuza kumenya uburyo kibakoramo uteye ubwoba birenze nawe mujye ubona mu mafilime, icara hamwe urebe iki kiganiro utuje tubyinjiremo neza. Uyu mugabo mwita ngo ni John Kiriakou, yahoze ari umu agent wa CIA, agiye kuduha ubuhamya bwe bwose. Uyu mugabo akubwira ko ngo yahoze akora muri CIA mu ishami bita ngo ni counter terrorism, babandi barwanya iterabwoba, ndetse yahoze ari na senior investigator. Yandi magambo yarakuriye iperereza muri US Senate Committee on Foreign Relations, ikatumutega amatwi. Uyu mugabo yarafite akabox kamuteretse imbere, akajya ateruramo agapapuro k'ibibazo abantu bibaza kuri CIA akabisubiza. Ikibazo cya mbere yabanje kwibaza, yibajije ikibazo kivuga ngo ese CIA ikora iki cyanyacyo, ubundi bakora iki? Usibye kumva ngo ni ikigo ngo kirara cyitwa CIA, uyu mugabo bamuje ngo ubundi CIA ikora iki? Ati mu magambo make CIA akazikora ni ibintu byoroshye kubisobanura. Ati CIA ikikora ni ukurokirita ba maneko cyangwa se gushaka ba maneko bayikorera, barangiza bagatumwa kwiba amabanga, noneho ayo mabanga bavuye kwiba bakagenda bakicara bakayasesengura, barangiza bakayaha perezida w'igihugu, bakamumenyesha ati hari amakuru twabonye. Icyo CIA ikora. Cyangwa se amabanga babonye bakayaha abandi bayobozi bakuru bafata ibyemezo, amabanga babazaniye ahanini ugasanga ariyo noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashisha kugira ngo bashyireho polisi runaka. Ati ibyo ushobora kubyumva gutyo, ariko ntabwo ari ibintu byoroshye mu buzima busanzwe. Uyu mugabo akomeza avuga ngo ikindi CIA akandi kazikora, ati CIA ikora icyo itegetswe na perezida uriho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati akenshi hari igihe perezida w'igihugu ashobora kuza akabwira CIA ngo mugende mukureho guverinoma y'igihugu cy'amahanga, kugira ngo mujya mubyumva mukumva ubutegetsi bwavuyeho ngo ni CIA yabukuyeho. Ati ishobora kuba ari ukugenda wenda bakaba bashyiraho porogaramu z'ibanga z'ubutasi. Ati ikindi CIA ikora ni ukugenda bakemfluwansa itangazamakuru ry'amahanga. Bararyemfluwansa itangazamakuru ry'amahanga, ushobora gushiduka ukajya ubona itangazamakuru ry'amahanga, ibiganiro bakora, ibyo bandika byose bifite nk'ibiri kujya mu mujyo w'abantu bashaka. Ngira ngo ibyo bintu mujya mubona ugasanga nk'umutegetsi badashaka ku buyobozi batangiye kumukorera kwemfluwansa itangazamakuru ryo hino no hino ku isi, ryarindi rirebwa cyane, ukabona uwo muyobozi batangiye kumugaragaza nk'igikoko cyangwa se nk'umuntu mubi cyane. Mbega bakaryemfluwansa ku buryo uwo muyobozi cyangwa guverinoma ye bayigaragaza nabi cyane. Icyo gihe ibyo nabyo CIA irabikora, ku buryo twebwe abaturage twe turebye tubona mu itangazamakuru, igitangazamakuru runaka cyabitangaje, iki ngiki cyabitangaje, uyu munyamakuru yabivuzeho, uyu yabivuzeho, ubwo ibyo nibyo turi buze kugira gute, ahanini turi buze kwitaho. Ngo ibyo CIA irabikora, gukontorora itangazamakuru rigakora mu bushake bwabo. Uyu mugabo akomeza avuga ngo ikindi CIA ikora, yica n'abantu. Takenshi biterwa na perezida uriho uko ameze, niwe uyobora umurongo nyine CIA ikoreramo, ndetse ahanini akanababwira amategeko ashaka gushyiraho, icyo gihe bo bakabikora. Perezida arabwira ati ko numva nshaka ibintu bigenda uko buriya butegetsi bumbangamiye, ko numva nshaka ibintu bijya muri uyu mujyo, ko numva nshaka itangazamakuru rivuga kuri ibi, turi kontorora muri uyu mujyo. CIA ibyo byose ikabikurikirana. Icya kabiri cyahise gikurikira, ikibazo cya kabiri n'umugabo yabajije ngo cyangwa se bamubajije nyine kuri CIA kugira ngo agisubize, ngo ni iki kintu kigaragaza cyangwa se nubuhe bumenyi umuntu agomba kuba afite kugira ngo azabe maneko mwiza wa CIA? Ugomba kuba wujuje ibiki?
cyangwa ubuhe bumenyi kugira ngo ube maneko mwiza wa CIA? Umugabo yakomeje avuga ati CIA kugira ngo ikorokere tuba umukozi wayo ube maneko wayo, ahanini ngo biratangaje pe. Iyo bagiye kugira operations officer wabo cyangwa maneko wabo, ntago baza ngo barebe wa muntu wateruye ibyuma ngo wije ya ngo uzi kurwana, oya. Aba bantu bahora muri gym iminsi 5 cyangwa 6 mu cyumweru, oya. CIA umuntu ibishaka rero ubu ikintu baba gushakaho kugira ngo ube maneko mwiza wabo ni wa muntu uba wenda kumera nk'umusazi. Apana wa muntu byajaguye w'umugome w'umugizi wa nabi wananiranye, oya, ariko wa muntu ufitemo ako kantu nyine. Vuga turi muntu nawe we yenda kwimerera nk'umusazi neza, ibyemeza afata, imyanzuro afata, mbega wa muntu udakunze kugendera ku mategeko cyangwa se ubona ko amategeko atamureba. Wa muntu ufitemo akantu nyine ko kuba nawe atavugirwamo cyangwa se amarangamutima yari make, mbega kayenda kumeramo nk'umusazi. Ngo uwo muntu ni we CIA ngibi yishakira ngo aze nyine cyangwa se umeze nk'igisare mo gake. Apana cya kindi cy'igisare, oya, wa wundi uba ugafitemo, ngo niwe bashaka baba maneko mwiza wa CIA. Yahise abaho urugero, atereka mbaho urugero rw'umuntu CIA ibikeneye uburyo akoramo. Uyu mugabo yahise yitangaho urugero, aravuga ngo ubwo CIA bandokiritaga cyangwa se badufataga turangije kosi, n'abandi bantu twari kumwe babamaneko no bari kurokiritwa, batwicaje ku meza hano baratubaza ngo tugiye kubabaza ikibazo twumva ukuntu mu gisubizo. Urumva bari mu myitozo nyine. Ati icyo gihe baratubajije ngo turamutse twakiriye itegeko riturutse bukuru kadutegeka ngo tujye kuneka twiba amakuru yerekeranye n'ubukungu bw'igihugu cya Indonesia. Icyo gihe icyo bidusaba ni ukwita umuntu ajya gushaka ngo ni sekreteri w'ubukungu muri Indonesia, ukamugira inshuti yawe magara, ukamutaha amafaranga, ukaba inshuti, mugasangira, mugasohokana, umugore wawe ugakora uko ushoboye akaba inshuti y'umugore w'uwo muntu wagiye kuneka, akajya mujyana mu biruhuko, ariko nyuma ukaza kumenya ko atazigera guha ya makuru CIA ishaka kandi yari umuntu w'inshuti yawe. Icyo gihe wakora iki? Icyo nicyo kibazo batubajije. Atabo twari kumwe rero bose mu bari bagiye guhabwa akazi na CIA, twari turi ku ikosi, abenshi barasubije. Ubwo nyine ni ukwita akazi ugakomeza, ukongera ukaba inshuti ye, mbega ukiyongeza nk'andi mezi 6 kimwiyegereza kugira ngo ayo mabanga azayaguhe ubukungu bwa Indonesia. Kabiri nawe arasubiza ngo hari umugore we wahita umushyiraho, nakaba ari utangira kuneka umugore, bikazaca ku mugore w'uwo mugabo, akaba ari ukuzanira ayo mabanga. Uyu mugabo aratubwira ngo ngiye icyo gihe nazamuye ikiganza ndasubiza abayobozi bacu ndababwira nti arabasubije. Nubwo nyine wabona ko igihe kiri uri kucyangiza wigira inshuti kuri uwo muntu kandi atari kuguha amakuru, ukahita ugenda nijoro nyine ukajya kumena ambasade, ukiba ayo madokima, ukiba ayo makuru nyine ukayazanira CIA. Ati CIA bahise bambwira ati niweho mu agent twari twarabuze. Uri kumva ka kantu nakubwira ngo mu agent CIA ibikeneye ni wa muntu ufitemo akantu k'ubusazi muri we ariko utari umusazi. Wa muntu nyine ubona ko ibintu byanze akavuga ati n'ubundi biri gutinda, reka njye kubomora ambasade nijoro ndebe ko ayo madosiye nyiba. Urumva umuntu ariko wiha icyemezo cyo kuvanga agiye kubomora ambasade. CIA baragutumye ubundi buryo ukoresha, ariko iyo ubonye buri kwanga cyangwa buri kugorana ukahita ukoresha nyine bya byiyumviro byawe bindi, ya kamere yawe. Uwo niwe mu agent babashaka. Apana wanduvuga ngo nyine ubwo wakomeza ukaneka ugaca ngo ku mugore we, uwo bari bakeneye n'uyu mugabo ari kutubwira ngo nahise mbabwira ni njye namena ambasade, noneho nijoro nkayica mu idirishya nkajya kwiba ayo makuru. Tractor wacu yahise ambwira ati neza ko icyo nicyo mu agent ubundi akora. Ikindi kibazo rero bahise babaza no mugabo, bamubajije ngo none se ni ikihe gikoresho cyabamaneko kigezweho cy'ikoranabuhanga wakoresheje ukorera CIA? Ngira ngo mujye mubona amafilime ya ba 007 aho usanga wenda tukabona afite rinete yambara, akabona abantu nta n'imyenda bambaye, afite itumanaho, afite ibintu bituma atagaragara. Ibyo ngibyo tujya tubibona binyene ziriya bikoresho nyine zira spy-tech, biriya bikoresho byabamaneko ariko birenze nyine tu. Uyu mugabo amaje ngo ni ikihe gikoresho CIA yaguhaye wakoresheje nawe ukavuga ati kino gikoresho kirarenze. Uyu mugabo yasubiza ngo rero buriya mwebwe ikintu mutazi nuko ibikoresho bya tekinoloji muri CIA 95% dukoresha bigurirwa kuri Amazon, nayo wabigurayo website bahahiraho. Kuko bamaneko usanga ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi dukoresha biva kuri Amazon. Nibwo buryo buhendutse bwihuse wita udaringa kuri Amazon bakugezaho ibintu byawe. Uyu mugabo yasubije ngo ikintu nigeze gukora cyakora nigeze kugura briefcase, buno batwara buno bukesi nyine mu marete butonya briefcase. Ati ndayigura ndangije nyishyira umutekinisiye wacu muri CIA. Icyo yakoze yagufatiye iyo briefcase y'uruhu, arangije yeguraho uruhu kuri iyo briefcase, adoderamo akantu ngo gakurura amajwi k'urutsinga gatonya ngo cyane katagaragara, kangana nk'urudodo, gafite n'akabatiri ngo gato cyane katagaragara, akazengurutsa kuri ya briefcase neza mu ndodo zako, asubizaho rwa ruhu. Ndangije njya mu nama na ya briefcase. Ngeze mu nama na ya briefcase barayinyaka, barasaka, barebamo imbere, babona nta kintu
kirimo barangije bayitereka aho ngaho. Ati iyo nama yose yabaye ku cyicaro cyangwa se aho abandi bantu banjye ba CIA bari kumviriza iyo nama yose. Uyu mugabo noneho baje kumubaza ngo ese CIA igitwumviriza binyuze muri izi telefone zacu cyangwa se bakatureba bikoresheje zino kamera za laptop. Urabona ko n'ubundi uri muri office ngo uri gukoresha laptop yawe. Nabonye Mark Zuckerberg bavuga ngo buriya ngo ntago ashobora kwicara muri office kamera ya laptop ye itariho sparadara papier kora cyangwa ngo mikrofone ya telefone ngibifunze nyine idanangiye kuko CIA ngira kuneka. Uyu mugabo nice bamubajije ati izi telefone zacu tuba dufite niyo ntago ari ngombwa ngo buri kuyivugiraho ahubwo kumwe biguteretse imbere gusa zino mikoro zisanzwe za telefone ngo CIA baraguhakinga iyo telefone yawe ikabiri gukora nk'udukurura amajwi tuyabashyira ndetse na laptop noneho yawe iteretse hariya niyo ikabiri kujyana amashusho kandi ubona yari guteretse imbere. Uyu mugabo yese avuga ati nibyo koko CIA irabaneka binyuze muri izo telefone zanyu mugendana n'amaraptop yanyu. Ahita atanga urugero ati mwaka wa 2017 icyo ni icyambere none nta nubwo ari cyo kigoye kuba CIA uwo ari we wese ngo bashobora kuba bamuhakinga telefone yawe iteretse hano. Urabona nk'iyi telefone nshobora kuyitereka hano twicaye turi kwiganirira ntago ndi kukurikodinga nawe nturi kundikodinga ariko bakinjiramo amajwi akaba ari kubasanga hari. Ati ikindi noneho CIA ikora izi modoka dufite uyu munsi none murabona zirimo amakompyuta cyangwa se zifite ikoranabuhanga rihambaye. Urakanda kana kariya bikazamuka bikagira uko mbega ni ibimodoka birimo kompyuta mujya mubibona. Ati iriya modoka yawe CIA iyo mufitanye ikibazo bashaka kukwica barayihakinga nkuko wahakinga kompyuta. N'iriya modoka buriya ni kompyuta. Imodoka yo bakayihakinga igatangira kwitwara cyangwa se bakaba bafata nka feri nk'ahantu cyangwa se bagakandagira umuriro we washaka gufata feri bikanga imodoka bakayihakinga bakakugongesha nk'igiti. Polisi yazigapima akavuga ati aba bantu nabo batwara izi perimi barazigura bazitoragura ugasanga imodoka bakugongesheje nk'igiti bayinaze mu mugezi. Sujye usanga nk'abantu ukabona yuriye yagonze umukindo ku manywa izuba rivuga bati uyu muntu yavuye hano agera hariya kuri gute. Hari igihe bari CIA yamuhakinze. Ibyo bintu ngo CIA irabikora ngo bahaye urwitwazo muzajya mubwira polisi. Ati ubwo buryo CIA irabukoresha cyane kica abantu bikagaragara nk'aho ari impanuka. Bahakinga imodoka yawe pe igikamyo cyaturuka hirya wari ugiye gukomeza bakahita bagufatira feri utabishakaga igikamyo kikakugonga bikitwa impanuka. Abanariza bagatangira kuvuga ngo buriya yarananiwe n'akazi kenshi kumbe CIA bashaka kuguhitana. Aha rero ni nabwo yaboneye haravuga ngo ikindi televiziyo yawe iri imanitse mu nzu muri saro barayihakinga ku buryo ki televiziyo bizigira utubafure mwe imbere dutonya turiya tubafure tugahinduka microphone bagatangira kumviriza ibyo uri kuvugira muri saro niyo televiziyo yabijimije ibivugirwa mu nzu yawe yose. Ikindi kibazo rero bahise bamubaza uno mugabo wahoze akorera CIA ndetse akaba n'umuyobozi muri CIA bamubajije ngo ese CIA igira bicanyi koko cyabarayibeshyera ko tujya twumva ngo CIA ngo yohereje ngo abakozi bayo ngo bica umuntu ngo bajya kwica abantu abandi bakavuga ati nyamara ni ikigo cy'ubutasi nkuko tubona bino bigo by'ubutasi by'ahandi hose. Uyu mugabo bamubajije ngo CIA igira abicanyi arasubiza ngo cyane turabagira. Ese asubiza ngo muri National Security Council yacu ngo bafitemo komite ihura buri wa kabiri mu gitondo saa 3 z'igitondo buri wa kabiri. Mu yandi magambo ndagira ngo byumve neza kano kantu twitonze buri wa kabiri muri CIA bagiramo komite bo bafatanije n'ikigo cy'umutekano w'igihugu. Buri wa kabiri bagira komite ihura saa 3 z'igitondo barangiza bagakora icyitwa ngo ni liste y'abagomba gupfa cyangwa se nimba twabyita ngo ni kill list y'abagomba kwicwa. Icyo bakora buri wa kabiri saa 3 z'igitondo buri ndagira ngo mve ibyo bintu nka kumwe nyine muvuga ngo buri wa gatanu ngo nimba abakozi ba leta bajya muri sport sinzi ukuntu nigeze kubyumvaho. Muri CIA nabo rero buri saa 3 z'igitondo buri wa kabiri bicara ku meza y'uruziga mu makote meza cyane barangiza bagakora liste bakayemeranyaho y'abantu bagomba kwicwa icyo cyumweru. Ibyo biba buri wa kabiri ntago ari ukuvuga ngo ni rimwe mu kwezi ntago ari ukuvuga ngo ni rimwe mu mwaka buri wa kabiri buri cyumweru bemeza liste y'abantu bagomba kwicwa. Iyo liste imaze kwemezwa yemerezwa mu kigo cy'umutekano w'igihugu bahita bayohereza noneho muri CIA. No CIA bakagiramo ngo icyo twakwita ngo ni unity yabicanyi nyine batumwa ati bano bantu bari kuri iyi liste mugende mu batwicira iki cyumweru. Ati iyo unity ntago turi bababwira izina ryayo ariko muri CIA ikigo cy'umutekano w'igihugu buri wa kabiri kitwohereza liste muri CIA bakatubwira ngo aba bantu bari kuri iyi liste bose iki cyumweru bagomba gupfa. Icyo kintu uri kucyumva ariko ati iyo unity rero iba muri CIA buri wa kabiri bakira liste y'amazina
ati icyo bakora nta kindi ubwira abari mu gihugu bahita bavuga ati turabica, abari hanze y'igihugu bakahita bajya ku kibuga cy'indege n'amapasiporo yabo bagatega indege bakajya mu gihugu uwo muntu arimo bashaka kwica bakamurangiza bakigarukira, n'undi wa kabiri bakabaha andi mazina y'abantu bagomba kwicwa. Bivuze ngo buri cyumweru CIA yakira liste y'abantu bagomba gupfa. Ibyo ni ibintu biba buri cyumweru. Ati wenda mwebwe muri kutwumva muri kano kanya mushobora kumva ibyo bintu bitemewe n'amategeko, ati nibyo koko mukumva nta bumuntu burimo, nibyo koko, ariko nubwo mubirwanya ni ibintu byemejwe na Perezida wa Amerika babizi anabyemera ko ibyo bintu bigomba gukorwa. Icyo bagusubiza rero iyo uvuze ngo none se kuki mwica abo bantu, bahita bakubwira ngo ntago uzi ibyebe icyo byakoze bituritsa 9/11, ntago mwabibonye baturitsa ya minara ya mataje. Ati none se kuva icyo gihe baturitsa za nyubako muri Amerika hari ikindi gikorwa cy'iterabwoba urongera kuhabona? Ati no kubera ko iyo liste y'abantu bapfa ihari. Bakubwira ko ngo iyo liste akenshi bicara bakayemeranya bakavuga ati ibi ni ibyihebe bishobora kuba bifitiye gahunda mbi igihugu cyacu, ibi ni ibyihebe bikuru, nabagizi ba nabi, uyu n'uyu yakoze ibi n'ibi. Atabo bantu bakagenda bakabica mbere. Buri cyumweru abantu bagomba kwicwa ngo ni mu rwego rwo gukumira ko hazaba indi 9/11. Ati cyangwa se akaba ari n'urwitwazo ari uko ahubwo tubereyeho kugira ngo twice. Atabo twica leta tubwira ko ngo baba ari ibyebe bikomeye cyane ku isi. Ati cyangwa se akaba ari abantu leta yo yivugiye ngo bano bantu twebwe turashaka ko tuba ibyebe bitwa ibyebe nyine bicwa, cyase twe niko turi kubibona. Ikindi kibazo baramubajije ngo ni gute CIA irokirita ba maneko bo mu bihugu by'amahanga. Ahandi usanga ngo umuntu aba mu Bushinwa ariko akorera CIA ari umushinwa. Ati ni gute umuntu aba mu Rwanda ariko ugasanga CIA barakorana ayiha amakuru mbega arayinekera. Abo bantu bo mu bindi bihugu by'amahanga mu barokirita gute? Uyu mugabo nk'uwabikoze yasubije iki kibazo agira ati icyo ngicyo rwose ni kimwe mu bintu by'inkingi za mwamba CIA ikora. Ati CIA iri gutoza abakozi bayo cyangwa se bano twita ngo naba agent bayo, ibatoza ikintu cyitwa ngo ni asset acquisition cycle. Ati iyo ngiyo ikagira intambwe zigera muri enye. Iya mbere bayita sport, hakaba assess, develop na recruit. Tandukanira herero ko iyi ni inkingi ya mwamba batoza aba agent ba CIA. Barakubwira ngo tuvuge ngo uri umu agent wa CIA bakohereje mu gihugu cy'amahanga. Icyo ugomba gukora ugomba kujya muri ibyo bihugu by'amahanga bagutumyemo bitewe na misiyo uriho, ukajya witabira ibirori byabaye wenda by'amacocktail cyangwa se imihuro yabaye by'ibirori by'abadiplomate cyane cyane. Ubwo n'abantu b'abayobozi babashaka, urumva ntago baza kureba nge cyangwa weho, uya bareba n'ubundi babantu bigererayo bamwe baba bari mu nzego b'abadiplomate, kuko niwe ushobora kuba ubibitsa amakuru y'ubutegetsi, ushobora kuba wagera ayo makuru ari mbega wa muntu w'ingirakamaro. None se baraza barokirite Jean Claude rwose wo mu Gatsata wapi, bareba wa muntu ubundi uri mu badiplomate hejuru. Atugatangira kujya witabira ibyo birori mu gihugu cy'amahanga wagiyemo, ugatangira guhura n'abantu bariyo mukamenya, ugatangira kureba abantu ushaka cyangwa se hari bya bipimo ushaka akaba ari hujya. Ikintu cya mbere rero ubanza gukora ni ugusportinga. Nakubwiye ngo iki kintu tugezeho batubwiye ko kiri mu bice bine. Habanza cyitwa sport, ukabanza ukareba uwo muntu ushaka ashobora kuba ari uriye, ukagenda ukamwegera ukamuganiriza bimeze bite, ndi umwofisiye cyangwa se ndi umukozi wa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva benshi baza bita ngo nabakozi ngo ba ambasade ya Amerika, kuko umuntu avuga agakora muri ambasade ya Amerika ntago wamenye ikindi kintu akora, ubwo n'umukozi wa ambasade ya Amerika. Ariko agatangira akakwigiraho inshuti, ukora muri guverinoma, uri umudiplomate runaka, mukaba inshuti, uvuga ati namenyanye n'umushuti wanjye ukora rwose muri ambasade y'Abanyamerika ariko ari CIA yamwohereje. Rwose twe twibera mu bintu bya politike by'iwacu, cyangwa se nkora mu ishami riniri muri ambasade. Wamubwira ati nkora mu bijyanye n'ubukungu muri ambasade cyangwa se ibijyanye n'ubucuruzi, ugahana ama business card mukamenyana. Ati icyo rero nicyo bita ngo ni sporting. Umuntu nyine ubumubonye umufumbuye uvuga ati birashoboka ko ari uyu nguyu ushobora kungeza ku makuru nkeneye muri iki gihugu. Iyo ni step ya mbere birangiye. Hakurikiraho assess. Iyo assessing rero yo ni ahandi utangira no kubaza uwo mudiplomate mwamenyanye mukamenya nawe, ugatangira kujya umaze ati none se wowe ukora iki, ukora kahe kazi. Iyo uwo muyobozi usanze akora mu gisata cyangwa se muri department cyangwa se akora mu bintu bijyanye neza nawe n'ibyo ukeneye kuneka, tuvuze bagutumye wenda kuneka ministeri runaka cyangwa se ukeneye amakuru ajyanye n'igisirikare runaka cyangwa n'ibiki runaka, ibyo ari byo byose ukumva umuntu akaza akora gafite ahantu kenda guhurira neza na bya bindi CIA yagutumye kuneka muri icyo gihugu wagiyemo. Tayari ubwo ngubwo uba wagezeyo. Aho ngaho noneho ibibaye assessment yawe
icyo ukora noneho uri gutangira kudevelopa noneho wa muntu umaze kubona. Aho ngaho tuba tugeze kuri ya step ya gatatu ariyo develop. Kudevelopa rero ni ukuhe? Ni hahandi noneho kuko yamaze kumenya ko rwose uba mu bintu ashaka ari we hagomba kuzakura amakuru mu agent wa CIA, ngo wiboneye umushuti ukora muri ambasade cyangwa ahandi ngo muri Amerika, ahita atangira kujya gutumira, bitese weekend urahari, mugasohoka mukajya kunywa, yashaka kubwira ati wo nta hantu nyaburanga twajya, imiryango ikamenya naka gupresenta mukaba inshuti ahantu hose, kaba yagushyiramo amafaranga ukatangira kuvuga ati nibone inshuti y'umunyamerika w'umwana mwiza. Ati kuko aba agent ba CIA tuba dufite unlimited budget, na amafaranga nyine bakoresha amafaranga yose bashaka, akabwira leta ati nakoresheje amafaranga menshi runaka kuko nari nasohokanye umuntu ndi kurokirita cyangwa se ndi gushaka kugira uwacu, akuyemerera gukoresha amafaranga ashaka. Ntabwo bamubwira ngo CIA imubwira ngo uzakoresha $5,000 by'idolari cyangwa 10, oya, bakoresha ngo bije itagira igarukiro, ku buryo aba ari amafaranga ashobora no kukubwira rwose ati waje tukajya muri vacances ubundi tugatembera ko hano mfite amafaranga naruhutse nta kibazo nzakwitaho, ku buryo utangira kuvuga ati mfite inshuti kabisa, bikagera ahandi utangira kuvuga ngo uriya muntu ni inshuti yanjye magara. Ati rero iyo twamaze kugera ku rwego umuntu yitwa ngo ni inshuti yawe magara, umunyamerika w'inshuti yawe magara, nta kintu nagusaba ngo nta kintu wansaba ngo nyikwime, ibijyanye n'amafaranga mba nagutayemo, nanjye rero icyo gihe nshobora kukwaka serivisi. Ati nandi nshobora kukubwira ati nzi gukora muri ministeri runaka wenda y'igihugu iki n'iki, kandi wenda hari ubufatanye mufitanye n'Uburusiya, hari ibi n'ibi benda kubakorera cyangwa se gahunda imeze uku, ese ibyo bintu wamakopi yabyo nkabimenya ibyo ari byo natwe nk'abanyamerika tukabimenya, ariko nta kindi kibyishe inyuma tukabimenya. Ati icyo gihe uko uvuga ati ni inshuti yanjye magara ndabiguha, ahita abiguha. Tingatangira kujya ngo wakudufaranga nkubwira atari kubwo nukeneye udufaranga. Ati rero iyo dukomeje kubana gutyo nagwaye ku mafaranga, uri umuyobozi w'ikindi gihugu cyangwa se umwe mu bayobozi bo mu kindi gihugu, wagiye hari utunuma tw'udupapuro runaka ukuye mu kazi kanyu. Ati icyo gihe rero habashyizwe kuri ya step ya nyuma yo kukurokirita, tukakugira uwacu uhoraho muri CIA. Ati ni hahandi ntangira kwita nkubwira ni rero nari naribagiye kubwiza ukuri, buriya ngiye nkorera CIA, nari naranze kubikubwira, ariko nta kibazo, uri inshuti yanjye magara ntabwo nakomeza kukubeshya. Ati kubw'iyo mpamvu rero hari ikibazo ngiye nkwishyura $5,000 kino urugero ku kwezi, ukajya unsubiza tumwe mu tubazo duke nzajya nkwibariza. Ati kiba gisigaye rero ubwo ubaye umukozi wacu uzajya uduha amakuru mu bihugu by'amahanga, kagiye kuba kose ukatubwira nuko nguko CIA usanga mu bihugu hirya no hino bafitemo abantu babo, ugasanga ukwezi baguha 5, ya wabaha amakuru utayabaha, ku buryo igihe bazagukena noneho hari amakuru y'ingenzi uvuga ati bari abantu n'abantu banjye, ukawubahaye amakuru. Ibyo nabyo bigafasha CIA gukomeza bakusanya amakuru y'isi yose. Icyo gihe ntabwo uri umukozi wa CIA, oya, icyo gihe bavuga ko ubundi ngo we ubu reportinga ku mukozi wa CIA. Uwo mukozi wa CIA ku buryo we abatanga raporo ati mfite bamwe nanjye mu bantu bankorera batazi CIA n'ahandi bayumva nk'amateka, gusa ubizi ko nawe amakuru utanga ajya agera kuri CIA hejuru, ariko utazi ngo CIA ikorera he, nta kontaro ufitanye nabo. Icyo gihe mbega uba ufite handle wawe, ni handle wawe uri guha ayo makuru. Uyu mugabo bamubajije ngo ese ujya ugira ubwoba ko wakwicwa ubuzima bwawe ko uri kumena amabanga ya CIA, cyangwa se wajya kugira ubwoba bw'uko wapfa? Aravuga ati ubu ngubu nta bwoba mfite, ariko muri kariyeri yanjye nyikorera CIA najyaga ngira ubwoba. Ati reka mbaho urugero rw'igihe nigeze kugira ubwoba bw'ubuzima bwanjye. Ati hari igihe bigeze gushaka kunyica inshuro ebyiri. Ati bwa mbere bwo nta mahirwe nagize, baje kunyica, atariko bibeshya ku muryango bica umuturanyi wanjye. Uwo mugabo yari British Defense Attaché muri Athene mu Bugiriki, niwe bishe. Kumwe abantu bashobora kuza baje kukwica bakibeshya umuryango bakica umuturanyi wawe bazi ngo niweho bishe. Ati icyo gihe nta mahirwe yantabaye, urumva bakumenye kuri wa CIA bakaza baza kukwica. Ati uwapfuye ni Brigadier General Stephen Saunders. Ati icyo gihe ndabitekereza buri munsi n'uyu munsi ngagira ubwoba kuko nararurokotse. Ati ikindi gihe nigeze gushaka kwicwa ni igihe igihugu cy'abanzi bacu bohereje abofisiye babo, bohereza n'undi mu double agent kugira ngo anyice wa muntu muba mukorana ariko anekera n'ikindi gihugu. Uwo niwe uba uri mubi, ukaba uri kumwe n'umuntu uzi ngo ni maneko wa CIA ariko ananekera, urugero wenda tuvuga anekera n'igihugu cy'Abarusiya, mwe muzi ngo nuwanya ariko amakuru yanyu yashyira abandi. Ati icyo gihe barakoranye baje kunyica. Ati ariko CIA yaje kuduha amakuru baratubwira ngo mu gitondo baraza kubica, baje basanga twamaze kubitegura. Nkuko mujya mubyumva muri filime, twabashije kuba natwe twakwikiza icyari kije kuturangiza. Ubwo nyine ni nko kuvuga ati basanze tubiteguye tuhita tubakura mu nzira. Tanze urugero avuga ati ikindi gihe nanone cyanteye ubwoba ni igihe nari ndi kuri mission ndi gukorera muri Pakistan. Ati icyo gihe nari ndi kuba mu ka guest house gatonya rwose,
ati kuko kabaga gatekanye kurusha uko najya kurara muri hoteli nini. Ati kuko rwose hoteli ubusanga mubizi muvuga ati niho iyo babaketse baza kubanekera baza kubahigira ngo babice. Ati icyo gihe muri Pakistan nirariye mu karoji. Ati hoteli kuko nari nakwebye nanze kuraramo baje kuyituritsa hapfiramo abantu 45 kandi nanjye nari ndi guhigwamo bavuga atari kuyiraramo. Ikindi kibazo babashije uno mugabo wa CIA bambajije ngo ese perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump ni umuntu ufite ku mutima cyangwa se watabara Ubwongereza cyangwa se n'Uburayi igihe cyose bamukenera mbega bari mu bibazo kwa kundi uvuga ati mfite inshuti magara mu bibi no mu byiza yandwanaho. Trump yarwana ku Bwongereza cyangwa Uburayi? Uyu mu agent yasubije ngo oya, Trump ibyo bintu ntabwo biri muri gahunda ze. Ati akenshi tubyumva mu banyamakuru bari kuvuga ngo Trump ntagakunda NATO, ntagakunda abanyaburayi, nta nubwo akunda umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ati ibyo bintu tuba tugomba kubyemera niko bimeze, niko perezida Trump ameze. Ati ntabwo yitaye ku Burayi pe ibyabubaho cyangwa se ngo Ubwongereza. Ati kuko Trump buri gihe arababwira ngo Amerika mbere. Murabizi Trump politike ivuga ko ari ukongera gutuma Amerika ibigitangaza kuko ngababona hari ukuntu yasubiye inyuma. We ikintu cya mbere avuga ati America first, Amerika mbere, ibindi byose ntagashaka kubyumva. Tiro Trump yari kuvuga ngo Amerika mbere abakomeje politike ishingiye kuri Amerika izi imbere y'ibindi byose. Bega korera abaturage be igihugu cye giteza imbere iby'abandi nabo birwariza. Ati nibyo mitekerereze ya Trump iby'abanyaburayi ntabwo biba bimureba kandi kuko twagiye tubibona kenshi mu biganiro twagiye dukora. Uyu mugabo baje kumubaza ikibazo nkeka ko namwe abenshi mukunze kwibaza. Bamubajije ngo ko dukunda kureba amafilime ndetse n'amaseri bigaragaza uburyo CIA ikora, uburyo bamaneko bakoramo. Atese ni iyihe filime cyangwa seri watubwira muzimaze gusohoka zakinwe igaragaza neza ibintu bihura nibyo CIA byanyabyo mukora? Kuko twe tura mu filime y'amaseri tukareba mu filime arangira ukumva ngo bakorera CIA neza ukabona bwa buzima bwa CIA ibayemo. Uno mugabo bamubwiye ngo tubwire filime cyangwa amaseri nawe uzi neza ko iyo yarebye ubona neza barakinnye nka bimwe mwebwe aba CIA banyabo mukora byanyabyo bihura. Uyu mugabo yasubije ati iki kibazo ni ikibazo cyiza. Ati muri CIA ati tureba filime za bamaneko n'amaseri ya bamaneko by'umwihariko atuvugamo cyangwa sagaruka kuri CIA. Ati ndetse n'ikimenyi ngiye mubona hano nagize uruhare mu kwandikwa kwa filime yitwa ngo ni nabaye umujyanama wo kwandika umujyanama mu banditsi ba script ya filime bita ngo ni The Bone Ultimatum. Ati yitwa Kill the Messenger, yitwa True Lies, ngo ndakeka nimwe ya Schwarzenegger. Ati izo filime zose abanditse izi filime nabagiriye inama. Niko bigenda muri Amerika abantu bagiye kwandika filime irimo ubuganga bareba abantu b'abaganga bakabagisha inama, turashyiramo ayahe materime yo kwa muganga ibiki n'ibiki bagasa nkaho bishyiramo ariko ntabwo bari 100%, ibindi bari fiction. Noneho bakaza uyu mugabo nawe nk'aba ba CIA ati abantu bagiye kwandika filime rukuntu baza bakabagisha inama nk'abamaneko mukaba mwabaha ku nama nyatera ukuntu mwashyiramo tuntu ariko ntabwo mwabaha amabanga yose. Atariko icyo nababwira cyo amafilime menshi mureba n'amaseri mureba avuga ku bintu by'abamaneko ngo CIA ingikora gutya, ibyinshi bakina nta hantu bihuriye n'ukuri k'ubuzima bwa nyabwo bwa CIA. Ati bira ni ibintu nyine babihimbiye bagashyiraho bakagendera no ku tundi duce wenda atariko ntaho bihuriye n'ubuzima bwa CIA bwa nyabwo. Ariko hari filime zimwe na zimwe zihura neza n'ubuzima bwa CIA bwa nyabwo zihari. Yisavuga ati tugiye mu maseri, ati seri yonyine nabonye nkabona ibyo bari gukinamo bihuye neza na CIA ya nyayo yo muri Amerika uburyo ikoramo. Ati ni seri bita Homeland. Iyo seri bita Homeland narayisobanuye kuba yikeneye ni kugasobanuye films ya website niho musanga izo filime. Uyu mugabo yavuze ati seri yonyine narebye n'abakozi bo muri CIA twayireba tukavuga ati neza bano bana makuru bayakuye ko tubona bari gukina neza ubuzima bwa CIA bwa nyabwo bihura apana iby'imikino. Ni seri bita Homeland. Rukera yisobanuye irahari. Uyu mugabo yavuze ati babikoze neza ku buryo CIA twicaye turavuga ngo nta kintu kimwe bibeshye ku buzima bwacu n'akazi dukora. Uyu mugabo yongera avuga ati no kubijyanye n'amafilime arangira, ati hari filime yasohotse mu mwaka w'2004 yitwa The Recruit. Filime ndakeka abenshi barayizi, irimo Al Pacino, ni ya kera nubwo avuze 2 kandi ariko iyo filime ni ya 2003. Hano ngiye mba mbizi kumurusha kubijyanye n'amafilime. Ati iyo filime hafi kimwe cya kabiri cyayo igitangira kugeza nko muri kimwe cya kabiri cyayo nayo iyo filime neza igaragaza ubuzima bwa CIA bwa nyabwo. Ati by'umwihariko cyane imyitozo abo bantu nyine baba bari kwinjizwa muri CIA baba bakoreshwa imeze nk'imyitozo dukoreshwa. Ati ikintu cyonyine bibeshye ku ikosi cyangwa se imyitozo muri iyo filime nuko muri iyo filime bagaragaza ko abakozi ba CIA ngiyo bari mu ikosi bari kubatoza ngo leta ibakubita.
atari ko muri CIA bya nyabyo bari kudutoza turi ku ikosi ntago tujya dukubitwa. Ariko ibindi byose uzabona muri filime bita The Recruit yo mu mwaka wa 2003, we yibeshya avuga 2004 ni 2003, ati ibindi byose uzabona muri iyo filime ni ibyanyabyo byose ikosi bakoramo niryo natwe dukoramo. Iyo filime biraza kuba ngombwa ko tuhita tuyijyana kuri ya website bita Agasobanuye Films. Ujya muri Google ukandikamo ngo Agasobanuye Films, tayari aho ngaho diri birangiye, aho waba urose ku isi utangira kwirira ubuzima. Tariko ibindi bifilime byinshi mujya mureba bakubwira ngo ni CIA, ngo uyu ni wa CIA ari gukora ibi nibi, ibyinshi yababeshya ni ibintu biraho by'amafuti, ntago bihura neza n'ubuzima bwacu. Uyu mugabo bamubajije ikindi kibazo nk'uwakoreye CIA, baramubaza ngo ese izi mbuga nkoranyambaga zino twita ngo ni social media, ese yaba ari cyo gikoresho gihambaye cyane CIA ikoresha ishaka amakuru y'abantu cyangwa se ikusanya amakuru y'abantu? Umugabo yasubije ngo cyane rwose. Uyu mugabo yakomeje avuga ngo mu bintu bya mbere byaneye ubwoba nkabona ukuntu abantu ari indangare nkiri muri CIA, ni ukuntu wasangaga umuntu dushaka kuneka, dushaka gukuraho amakuru abizi neza ko yakagombye kuba amakuru yari ibanga bitewe n'akazi akora, bitewe n'abantu bashobora kumuhiga. Ati uwo muntu twamukenera ntibitugore kubona amakuru ye pe, ugasanga uwo muntu tuyise tujya kuri Facebook dusanze yarashyizeho amakuru ye yose, ntuyahanaha nizahanaha, inshuti zanjye mbagara nizi, ubuzima bwe bwose ugasanga umuntu yabushyize ku mbuga, agashyiraho na email n'amatelefone. Ati cyangwa ukajya kuri LinkedIn ugasanga umuntu CIA twahigaga tuvuga ati uyu muntu tuzamubona gute, twibaza ahantu tuzamukura, inzira bizacamo, wajya kumusacinga ku mbuga nkoranyambaga ukahita ubona ubuzima bwe bwose buri ku mbuga nkoranyambaga. Ati akazi ugasanga karatworoheye cyane. Hano ni havugira ngo abantu bararangaye n'indangare. Ibyo bintu bagiye babitubwira cyane. Uyu munsi wa none tumaze kubona ingero nyinshi z'abantu bamaze kwicwa bitewe n'iki? Umuntu arahaguruka mu rugo ukabona yicaye muri taxi voiture yashyizeho ahita yandikaho ngo ubu ndi mu nzira ngo nerekeza wenda reka ndeke kuvuga akabari runaka, hari akabari kacu. Ukabona umuntu yandika ngo ubu tuvugana ngo ndi mu nzira ndi kwerekeza ku kabari wenda ka touchdown, n'urugero. Tayari ubwo ngubwo umuntu ushaka kukugirira nabi, ushobora no kwisindisha akaza gukubitira icupa mu kabari, cyangwa se ushobora kuguteza abantu, nawe arahita atega muraza kuhahurira cyahagera nyuma y'isaha. Mbega ni ibintu bigaragaza uburangare bw'abantu no kugenda bashyira ubuzima bwite bwabo hanze. Uyu mugabo wa CIA aravuga ngo byajyaga bintungura ku buryo twajyaga guhiga amakuru ku muntu bikatworohera, tugasanga ubuzima bw'abantu babushyize ku mbuga nkoranyambaga bwose, tugasanga nta research nimwe dukoze, nta perereza dukoze, nta muhigo ubayeho, nta minsi bidutwaye kujya ku mbuga nkoranyambaga tugahita tubona ubuzima bwawe bwose naho utuye. Umugabo yagiriye inama abantu avuga ngo nimba ushaka privacy yawe kuyubaha, nimba udashaka abantu bamenye izawe, nimba udashaka kwinjirirwa, nimba udashaka ko bakugeraho, byaba byiza ugumye kure y'izi mbuga nkoranyambaga. Buri umuntu uri kure y'imbuga nkoranyambaga muri iki kinyejana turimo, abantu bose bakeneye attention, bari gushaka kwimurika ku mbuga nkoranyambaga, guhera ku batonya, ku bamama babyaye, ku bagore bakuru, ku bapapa bakuru, iki bose bakeneye kujya ku mbuga ngo bababone. Aho usigaye usanga umuntu aza yibonaga ari umuntu muzima w'umubyeyi, ukabona ari kuvuga ibigambo bibi kugira ngo nawe bamuvugeho, abone muri comment bamuvuzeho, mbega abona attention. Ati ukeneye ko ubuzima bwawe bumera neza, nta muntu kwinjiriye mu byawe, guma kure y'imbuga nkoranyambaga. Waba uri umuntu udasanzwe muri iki gihe, waba uri uvuga ngo nazigiyeho, cyo gufollowing za Rock Kimomo basi. Uyu mugabo bamubajije ngo ese cya gitero cya birabita ngo ni 9/11 cyangwa se kira gitero cyabaye n'ubundi muri Amerika, zira ndege za Al-Qaeda, bavuga ko Al-Qaeda nyine yaturikije ziriya za nyubako ndende ziriya Twin Towers cyangwa se World Trade Center. Ati kira gitero cya 9/11 cyaba cyarahinduye isi muri rusange. Uyu mugabo aravuga ati cyane, ati kuko ku 9/11 narindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri headquarter, ati twese twarabibonye ko turi mu ntambara, ati twese ikintu twatekereje nk'aba agent ba CIA twaravuze ngo ese Bin Laden uturikije zino nyubako yaba zibintu akoze koko cyane ntabyaza kuko yahinduye isi. Ati twabimenye mbere yuko abantu bari bupfe, twabimenye mbere yuko abantu bari bupfe, ariko tutaramenya neza ngo barapfira hehe. Ati dutangira kuvuga tuti Bin Laden abantu agiye kwicaza umubare wabo kweri. Ati gisubiza Amerika izasubiza isi, nta mbabazi nageze zaba zirimo. Ikibazo cyabazaga ngo ese iyi gitero cya 9/11 cyagize izihe ngaruka ku isi? Ati ingaruka cyagize ku isi nuko ari ibintu biteye ubwoba byakurikiyeho kandi bizagumaho. Uyu munsi tuvuga nashize imyaka igera kuri 24 igitero cya 9/11 kibaye, ariko uyu munsi wa none turacyajya ku kibuga bakadukura ku kibuga cy'indege bakadukuramo inkweto, ubundi mbere ntago byabagaho.
ati leta zunze ubumwe za Amerika zahise zishora amatiriyari n'amatiriyari mu madolari mu rwego rwo kurwanya iterabwoba nyuma ya kiriya gitero. Ndetse ibyo nta nubwo bizigera bihinduka, Amerika ishora amatiriyari n'amatiriyari mu kurinda iterabwoba. Umugabo yasubije ngo igisubizo cya nyacyo nabaha nuko leta zunze ubumwe za Amerika zashyizeho bije y'amafaranga y'ubwirinzi ikubye ibindi bihugu 8 biyikurikira ubiteranije byose. Ati guhera 9/11 ati leta zunze ubumwe za Amerika zinjiye mu cyo twakwita ngo ni ugushyiraho bije ihoraho y'intambara, ndetse kuko ngo twinjiye mu gihe cy'intambara ihoraho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ati ku buryo rero iyo bije, kuko tuba dufite nyinshi y'amafaranga yo kurinda intambara, iyo nta ntambara ihari, uyu mugabo aramumoje ati kubera iki umwaka wa 2025 intambara zabaye nyinshi. Ati iyo rero nta mafaranga, ati iyo nta ntambara iri ku isi cyane, nta kibazo dufite muri leta zunze ubumwe za Amerika, tuhita tujya kurinda amahoro hirya no hino ku isi, nyine tukigira nk'abarinzi bisi, rwego rwo kugira ngo na yabije nyine ikoreshwe dufite nyinshi y'intambara. Bigatuma noneho twebwe nk'aba leta zunze ubumwe za Amerika bashinzwe umutekano twisanga ahantu tutakagombye kuba turi mu bindi bihugu by'abandi ngo turi kurinda y'umutekano, twinjira mu miyoborere yaho. Ati naho baduhaye ikaze ngo tuhajye, tukazagerayo tukagumayo, tukazibagirwa gusubira iwacu. Teri nka brage twajyaga dutera turi muri CIA, tukavuga ati kubera iki Iran yafashe igihugu cyabo ikagishyira hagati y'ibirindiro byacu. Buriya Iran haniri izengurutswe n'ibirindiro bya leta zunze ubumwe za Amerika, ngo ni brage bajya batera muri CIA ngo kuki Iran bafashe igihugu cyabo bakagishyira hagati y'ibirindiro byacu, nkaho Iran ahubwo abanyamerika atari bazanye ibirindiro hafi ya Iran, bega ni nko kuvuga ati turayifite. Moje ikindi kibazo ati ese CIA ishobora kuba yaburisha umuntu ntazagire n'umenya irengero ry'umuntu, hahandi nyine abantu bavuga ngo umubyeyi yavuye mu rugo agiye mu kazi, agenda agiye kuva icyo gihe ntituramubona kuva turi abana turinze dukura. Hari abantu benshi muganira ukamubwira ati ese papa wabaye ko najya numva umuvuga, akubwira ati papa ngiye muheruka agenda ndi umwana, cyangwa mama ati situzanuye yagiye nyine yaburiwe irengero kuva icyo gihe, nta murambo wabonetse, ntaki, nta makuru ye. Sasa ibi nibyo babaje n'umugabo ati ese CIA ishobora kukuburisha burundu ku buryo nta muntu n'umwe uzigera umenya irengero ryawe? Umugabo yasubije ati cyane barabikora, ndetse babikora buri munsi, CIA barakuburisha burundu. Ati nyuma ya 9/11 leta zunze ubumwe za Amerika zashizeho ikintu cyitwa ngo ni gereza ziburiramo abantu burundu, aho bakujyana bakagukoma, bamara kugukuramo ibyo bashaka ukaburirwa irengero. Ati CIA tugira amagereza y'ibanga cyane, kandi ayo magereza ugasanga ari mu bihugu by'abandi, ndagira ngo mve amagambo. Ati ku buryo ushobora gusanga hari nk'igihugu runaka dufitemo gereza, dushobora kuba twafata nk'ibyeyi muri Afghanistan cyangwa Pakistan tukabyohereza muri icyo gihugu, apana Amerika, dufata urugero ku gihugu wenda cyacu, ni urugero ariko. Ati ugasanga dufite amagereza mu bihugu by'abandi ku buryo dushobora kuba twafata nk'imfungwa tuzikuye muri Pakistan z'ibyibe, tugahita tuzohereza mu bihugu by'abandi ahantu nyine dukorera dufite amagereza yacu. Ibyo bihugu ugasanga ubuyobozi bw'ibyo bihugu, abaperezida n'abaminisitiri baho n'abandi bayobozi ntibazi ko dufite gereza zacu mu bihugu byabo. Ugasanga twe tuzi wenda gereza tujya tubona, ariko hari izindi gereza za CIA ziri mu gihugu tutazi n'abayobozi batazi. Ibyo nibyo CIA ikora, apana mu gihugu cyabo, mu bihugu by'abandi. Ikindi bashaka kukwica bakagushyingura, bakakwicira mu gihugu cy'amahanga kure ku buryo nta n'uzigera ubimenya. Urumva nawe nimba bazanye nk'umuntu wo muri Pakistan urugero akaba yakwicirwa hano, ninde wazigera ubimenya ko hari umuntu wo muri Pakistan waje gupfa agashyingurwa hano? ntawe uzamushakira, nta n'uwabitekereza. Ati gusa nanone abandi bantu CIA iburisha bakaburirwa irengero ni cya gihe uba uri nka maneko w'Uburusiya, w'ikigo cy'ubutasi cy'Uburusiya, ukaza ukaduhamagara twebwe nk'abanyamerika, ugashaka gukora icyitwa defect. Defect iri kwa kundi maneka ashobora kuba nyine yava ku gihugu cye akakigambarira, akavuga ati nanekeraga igihugu cyanjye, none ngiye ndashaka kuza nkabaha amakuru y'igihugu cyanjye nkibera uwanyu, none ahubwo abona akoreraga nkabareka. Ati rero ibyo bintu buryo CIA iburishamo abantu. Ati tuvuga uwari maneko w'Uburusiya aje muri Amerika muri CIA aratubwira ati ndashaka kubaha amakuru, nakoreraga ikigo cy'ubutasi cy'Uburusiya, hari amakuru ya danje mbazaniye afite umumaro arenze yenda y'imihanganire, ayo makuru ndayabaha muhite mumburisha. Ayo makuru urayaduha nka CIA, tugahita tugukubita ibyangombwa bishya, amazina mashya, ukaburirwa irengero. Mbega ku isi abantu bakakubura, ukaburirwa irengero, ngo bakaguha n'amafaranga menshi ku buryo n'umuryango wawe muzabaho neza. Ariko ibyo n'Uburusiya burabikora cyangwa n'ibindi bihugu.
by'ibihangange. N'umunyamerika ashobora kuza akabwira Uburusiya ati na CIA mbazaniye amakuru buriya hari gahunda Amerika bafiteho zimeze gutya na gutya, nabo ngo baguha amafaranga menshi bagahita baguha ibyangombwa by'Umurusiya cyangwa ikindi gihugu ushaka, ukaburirwa irengero n'abanyamerika bakakubura burundu ntibazongere kumenya ko wanabayeho, ukagenda ukiberaho ubuzima bwiza. Uyu mugabo nge baramubaza ati se ni gute CIA ibasha gukurikirana ikamenya ibitero by'iterabwoba bishobora kuba byaba ahantu runaka? Turabizi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ujya kubona ukabona itanze nk'itangazo ngo wenda bari mu Bwongereza mwirinde, hashobora kuba igitero runaka hashira nk'iminsi tukabona kirabaye. Dukoresha icyitwa terrorism matrix, ariko wabyemera utabyemera buriya ibyihebe bikunze gukora ibiganiro ama interview, cyangwa se ugasanga barandikirana gahunda bazakora, ganira hande bazataka. Ati ikindi mu biganiro byabo dushobora gukurura amatelefone, dufite amasatelite, ati dushobora kuneka cyangwa se tukinjira mu email yabo mu matelefone. Ati hari uburyo bwinshi bushobora kutwereka ko abantu bashobora kuba bari gupanga gahunda mbi. Ikindi tukagira abamaneko bacu bari hirya no hino mu bihugu, rero baduha icyitwa humanity ari cyangwa se human intelligence. Mbega dukoresha ikintu cyose. Rero iyo matrix niyo duhuza yose kugira ngo tubashe kuba twamenya ikindi gitero gishobora kuba cyaba cyagabwa n'ibyiba hariho hose ku isi. Sasa ndagira ngo wumve ikindi kibazo bamoje ngo ese bira bintu byo gutocaringa abantu byemewe n'amategeko mu gihe turi kurinda ubuzima bw'abanyamerika? Kwa kudufite tubona mu filime bafatishe nk'ikiyebe runaka, baragikubise bakimennye amazi, bagikuyemo inzara, bagikuye amenyo. Ati bira bintu CIA murabikora cyane. Bira bintu bya tocaringi ntago bikora, nta musaruro bitanga. Ati ikindi nta nubwo byemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ati ikindi akenshi bikunze kurangira bitubereye ingaruka twebwe nk'abanyamerika cyangwa se nka CIA. Ati urugero, hari gereza yari iri muri Iraq bitaga ngo ni Abu Ghraib yo muri Iraq, ni gereza bita Abu Ghraib yo muri Iraq. Ati iyo gereza hari video yigeze gusohoka iraducika y'abanyamerika bari gutoteza ibyebe bari bafashe, babitocaringa, babikubita, babikura inzara, babikura amenyo, bavunagura nyine bya yatocaringa nyine mujya mubona nyine nawe urayumva. Inaha mu byita ngo muri ndabyemeye, ngo ari ahantu bakujyana muri ndabyemeye, ngo kavayo nyine nibyo utakoze ubyemeye, muri nibyo gutocaringa, niko mu Kinyarwanda babyita nyine. Ati rero mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziri gutocaringa cyase zari zajyanye muri ndabyemeye abo ibyo byihebe, video yarasohotse igera hanze, isi yose irayibona. Video imaze kugera hanze cyakurikiye n'iki rero? Tsinda cyangwa se ibyihebe byitwa ISIS byararakaye, biragenda bigushimutira abakozi ba Amerika babandi baraje gukora mu bihugu hirya no hino nk'abakozi bafasha abaturage bari mu bibazo, bagufatira abanyamakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baragenda babapfukamisha ahantu babambika imyenda ya orange, nabo bafata kamera barangije babaca imitwe. Ayo makuru murayazi yabayeho. Icyo gihe Amerika ngo yaricujije ibona ko bira bintu byo gutocaringa ari ukwiteza ibyihebe. Ibyihebe nabyo byararakaye nyine bita byura, biravuga ati nimba mufunga abantu bacu mukabatoteza kuriyi, reka tubereke ubundi tocaringa ya nyayo ukuntu imera. Icyo gihe ISIS bafashe amavideo bapfukamisha abantu bakata imitwe kuri kamera, isi yose yarabibonye. Ni ibintu nawe wagenda ukabona tu washaka ukabona, bimaze n'igihe. Amerika ngo kantu gasa nk'akayihabije, baravuga ati biriya bintu byo gutocaringa tubigendemo gake, cyangwa se bakaba noneho bisigaye bikorwa mu bundi buryo ndabyemeye, yarahinduriwe nyine ishusho. Uyu mugabo byagezeho baramubaza ngo ese ni ikihe gihugu cya mbere giteye ubwoba noneho nk'umuntu wakoreye CIA? Ni ikihe gihugu kibi cyane nyine ku isi nyine uvuga ati kino gihugu ni kibi cyane giteye ubwoba? Uyu mugabo yese avuga ati ibyo bihugu birahari ni byinshi, ati kandi byose nabigezemo. Mugabo baravuga ati nageze mu bihugu bigera muri 72 kandi ibyo bihugu byinshi byari bibi cyane. Uyu mugabo yese atanga urugero ati nge nk'umuntu wakoreye CIA, kimwe mu bihugu nabonye bibi cyane kiri dangerous cyane kurusha ibindi ni Yemen, kira gihugu cya Yemen muri baba Houthis. Ikindi gihugu nacyo ngo yabonye kiri danger ni igihugu cya Somalia. Arangije yongeraho Gaza na Afghanistan, ati aho ni ahantu rwose ikintu icyo ari cyo cyose akanya kariko kose ikintu gishobora kukubaho, hahandi uryama nyine irindi jisho rimwe rikanuye. Ati bura na Pakistan igira igice kimwe kimeze gutyo. Pakistan buri irarenze by'umwihariko mu gucumbikira ibyihebe. Tereka mbaho urugero rwa bimwe muri ibyo bihugu. Ati nagiye mu gihugu cya Yemen inshuro zigera muri 5. Tariki inshuro najyaga muri Yemen nageraga ngasanga ni habi cyane, naza subira ngasanga habaye habi kurushaho, naza subira ngasanga habaye ubugizi bwa nabi kurushaho, no habaye habi kurushaho. Bega nahantu hatajya haba heza, wenda uvuge ngo kera hari habi ngo ubugome n'ubugizi bwa nabi bwaragabanutse, mbega hora harushaho kuba habi cyane. Ati ndabyibuka umunsi batubwira ngo dusubire muri Yemen bwa nyuma, baturaje muri hoteli imwe, baratubwira ati hoteli yonyine mushobora kuba mwararamo ni hoteli ifite igikuta kirekire kiyikingirije,
cy'uburebure mbega ku buryo nta muntu umenya ngo ni ibiki biri kuhabera. Ndetse icyo gikuta kiba gikomeye cyane ku buryo gishobora kuba cyagarura nk'ibikompura baramutse babirashe. Bivuze ngo bari batuje kurara mu zindi hoteli zarizo zose usibye iyo. Hashize umunsi ngeze muri Yemen muri iyo hoteli, bukeye hari abadiplomate bo muri Korea y'Amajyepfo nabo binjiye muri Yemen. Abo badiplomate ba Korea y'Amajyepfo bari kuva ku kibuga cy'indege mu nzira bari kuza kuri iyo hoteli nabo ngo baharare, babatega ambush. Abo muri Yemen barangije barabica bose uko bari batandatu. Hashize iminsi ibiri abo badiplomate bapfuye, noneho igihugu cya Korea y'Amajyepfo cyese ngo cyohereza bamaneko babo babahanga cyane kugira ngo baze bakora iperereza muri Yemen bamenye ngo baba diplomate batandatu bapfuye batebishwe nandi. Nabo bamaneko ba Korea y'Amajyepfo bakinjira muri Yemen bahise babatega ambush, bahita babicira mu nzira nta n'ikintu na kimwe barakora bataranageraho barara. Icyo Korea y'Amajyepfo yakoze ni kimwe, ubwoba bwarabishe baravuga ati Yemen si ahantu, barangije bafunga ambasade zabo baritahira bava muri Yemen burundu. Ubu nta ambasade ya Korea y'Amajyepfo ibayo, barasuriye. Yemen nicyo gihugu cya mbere ku isi giteye ubwoba, nyine uvuga ngo kiri danger kurusha ibindi, mbega utamenya ngo niki kiri buze kumbaho. Baje ikindi kibazo ati ese politike muri kano kanya iriho muri Amerika uyibona ute? Uno mugabo aravuga ati niyo politike mbi yigeze ibaho mu mateka. Ati ibaze ko ubuyobozi dufite muri kano kanya nka Amerika bwifata bugatera ubwoba bukabyuka bukavuga ngo bugatera inshuti ibihugu by'inshuti zacu, atera ibihugu bundi byari inshuti za Amerika byari bizwi. Atari ko politike iri uyu munsi n'ibyo bihugu bitera ubwoba ikabifatira ibihano. Ati baze ko igihugu cyacu uyu munsi none politike gifite kigeze kubyuka kigatera ubwoba ngo kizagaba ibitero kuri Canada. Kimura byibuka intambara ya Trump na Canada, abwira ati mwebwe turabafata tubagira intara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kire ni igikorwa cy'intambara. Ati Canada usibye kuba ari igihugu kiri muri NATO, bivuze ngo ubwo ni igihugu cyacu cyangwa cy'inshuti zacu. Ati n'igihugu twakwita ngo ni igihugu cy'amaso atanu. Ati ni igihugu ubundi cyagombye kuba ari icya Amerika, Ubwongereza, Australia na New Zealand, Canada. Ati ibyo nibyo bihugu bitanu by'inshuti za Amerika kurusha ibindi. Atari ko Amerika ikabyuka igatangira kubangamira kimwe muri ibyo bihugu. Iyo politike ntago ari sawa. Ati niyo yaba ari imikino ntago ari imikino myiza kuba politike ya Amerika yakwibasira kimwe muri ibyo bihugu bita ngo ni amaso atanu yabo. Niyo mpamvu muri kano kanya nashyigikiye politike mpuzamahanga y'aka kanya y'ubutegetsi buriho. Uyu mugabo baje kumubaza ati nk'umuntu wakoreye CIA ufite amakuru, ati ese koko mubona Ubushinwa bubangamiye cyangwa buteye ikibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwase bino bihugu byo mu burengerazuba? Uno mugabo yasubije ngo ndakeka hoya. Atereka nkubwira impamvu. Ati mbere na mbere Ubushinwa ntago ari igihugu kigira politike cyangwa se kizwiho ibintu byo kuvuga ngo turagura ngo dufate hano ngo dufate hano ya. Ati dukuyeho Tibet n'ubundi kuva mu mateka Ubushinwa bwavugaga ati hano ni iwacu. Ati China birazwi ko nta gihugu na kimwe irataka mu mateka. Ati usibye akabazo gato bigeze kugira na Vietnam muri za 70 nabwo n'umunyamerika yari abirimo, kandi kantu gatonya bigeze gupfa n'Ubuhinde kera za 60 na buri Ubushinwa n'Ubuhinde bigeze gusa nk'abakozanyaho ku mupaka kantu gatonya bihita birangira. Atari ku Bushinwa nta gihugu na kimwe buragabaho ibitero. Ati ikindi Ubushinwa bugira ibirindiro bimwe gusa hanze y'Ubushinwa. Ibyo birindiro biri muri Djibouti. Ati kandi ibyo birindiro buri Ubushinwa mu bisangiye na Amerika biri muri Djibouti. Ngiyo urebye neza usanga ari na Amerika ikontorora ibyo birindiro, ari uko byitwa ngo n'Ubushinwa buhafitemo ibirindiro ariko bimeze n'ubundi nk'aho bikontororwa na Amerika. Ati rero Ubushinwa nta kibazo buteje ibihugu by'uburengerazuba, nta gahunda mbi babafiteho, ni igihugu kiba kibereyeho rwose. Uyu ni umukozi wa CIA uri kubivuga. Ariko buri munsi ngira ngo muzi uburyo bino bihugu byo mu burengerazuba bihora byikoma mu Bushinwa. Bitewe n'iki? Umuntu yarabasize, umuntu ari kubafatisha isi, ari kubabana igihangange ku isi. Jeno no bagotewe ku Bushinwa, Ubuhinde buri ku muvuduko udasanzwe cyane ku buryo bakubwira ko mu minsi iri imbere nibwo buri buze kuba noneho buri hejuru ya bose. Byagezeho noneho baramubaza ngo ese ari CIA ndetse n'ikigo cyitwa MI6 ubwo ni icy'Abongereza. Ati ni bande barenze? Uno mugabo aravuga ati muri CIA nk'abakozi ba CIA twese duhora twifuza gukora no kuba nka MI6. Ati kuko MI6 kino kigo cy'ubutasi cy'Ubwongereza bo iyo batekereje ikintu ati tugiye gukora iki, tugiye gukora iyi misiyo, tugiye muri iyi gahunda, umuyobozi w'icyo kigo MI6 ahita abaha uburenganzira ngo mugire vuba mwirukanke mu bikore.
bahita babyikorera ubwabo nk'ikigo cy'ubutasi cy'Ubwongereza. Ariko twebwe nka CIA biratuvuna, tubanza kwandikira abantu bakazasubiza, bigatinda bigaca mu maofisi nk'aya mafaranga nyine gasinyirwa n'uyu, ngo ayo mafaranga ntago yabona iki cyumweru ngo gukora runaka adahari ngasinye, bigenda uku. Ibyo bintu nyine murabizi nyine ukuntu bigendamo. Rero natwe icyo kibazo tugira, byaba ngombwa abantu bose badukatira tukabyohereza kwa perezida tukabimusobanurira, akaba ari witangira itegeko, rimwe na rimwe ugasanga n'abanyamategeko babijemo. Nicyo kibazo tugira twebwe nka CIA cyuko habamo bureaucracy nyinshi. Ariko muri MI6 babyuka mu gitondo bajya mu kazi, icyo kibatandukanya gusa. Ariko natwe n'ubwo Ubwongereza cyangwa se MI6 turusha ko ibintu byabo babikora vuba bitabanje guca mu bantu benshi ngo babyemeze n'iki. Twebwe natwe ariko dufite buri ibikoresho, twebwe nka CIA biruta ibya MI6 bya tekinoloji, dufite budget nyinshi cyangwa se amafaranga dukoresha arenza yabo, mbega tubarusha natwe ibindi bintu byinshi. Mu yandi magambo twese turarenze ntaribi, ariko uhita ubyumva ko CIA nyine ubwo ibarusha nyine ibintu byinshi. Uyu mugabo baje kumubaza ngo ese icyitwa ngo ni sleeper agent, ibyo bintu bibaho koko? Bya sleeper agents bibaho cyangwa ni ibintu tubona by'ibihuha bavuga? Sleeper agents, uno mugabo yahise asubiza ngo ibyo bintu bikunze gukorwa n'Abarusiya cyane. Twebwe nta porogaramu ya ba sleeper agents muri CIA tugira. Sleeper agents rero ni iki? Ni cyagiye igihugu gishobora kukohereza uri nk'umwana cyangwa ukiri umujene mutonya, bakakohereza nko muri Amerika ukagenda ugiye kwiyigira, nta misiyo nimwe bagutumye, baragutoje ariko ukagenda ukajya gukora, ukabaho, ugashaka umugore muri Amerika cyangwa ikindi gihugu bagutumye kunekamo, ukabaho ubuzima busanzwe, ugashaka akazi ukajya gukora mu nganda cyangwa kandi kazi ukaba umwarimu, ukaba icyo ushaka cyose. Hanyuma y'imyaka 10 cyangwa 15 ukazakira telefone ikubwira ngo igihe cy'akazi kirageze, tangira ukorera igihugu cyawe cyagutumye. Abo nibo bitwa ngo ni ba sleeper agents. Hakaba n'igihe bataguhamagaye ariko ukaba ubizi ko igihe cyose bazaguhamagarira uzahita utangira kuneka. Aribo handi no bashobora kugutuma ukagenda uri umwana ukiri muto, bakakora uko bashoboye kugira ngo uzagere no muri za CIA, ukorere CIA n'ibindi bigo bikomeye bya leta. Wamara kugera muri izo nzego hashize nk'imyaka 10 cyangwa 15 cyangwa 20, ugatangira kubazwa noneho inshingano, bakubwira ati kora akazi twakohereje gukora, ugatangira kuneka. Uyu mugabo yakomeje avuga ati nta agency nimwe mu bihugu byo mu burengerazuba twigeze tubona igira bino by'aba sleeper agents, usibye Uburusiya nibwo bujya bukora ibyo bintu. Abarusiya bagira igisirikare cy'aba sleeper agents. Ikiganiro kirekire bamubajijemo ibintu byinshi, agenda amena amabanga menshi bijyanye na CIA, ndetse ariyo mpamvu navuze ndeka dukore part 1 cyangwa se igice cya mbere, none ninza kubona wenda mushaka part 2 kugira ngo dukomeze dusobanukirwe byinshi n'ibibazo byinshi kandi biteye amatsiko abantu benshi bakomeza kwibaza kuri CIA n'ibyo bagiye bakora bindi n'ahandi. Nabyo dushobora kuza kugenda dukora part 2 nimukomeza kuyisaba. Reka mbabwire ngo gukora subscribe muri YouTube channel yanyu, nze dukomeze turebe ibiki biri kujya mbere. Ciao ciao.